uhoraho mutegetsi w'isi n'ijuru, nzakwamamaza ngushimire mu batungana, nkurate ngusingize iteka. Yeah. Jesus, remember me when you come to your kingdom. Jesus, remember me when you come to your kingdom. Jesus, remember me when you come to your kingdom. Jesus, remember me when you come to your kingdom. Bavuga ko unatangatanga, nanjye nti jamais sere, uriya we ni Mariya, kaba nyina wa Jambo. I don't know human cell, it's over Zolo Opheus. I don't know human cell, it's over Zolo Opheus. Kamembaya ko. Wow. Okay. Ubw'intambara zazaga umusubirizo, nabonaga kwambuka ari horizo, isoko y'indirimbo yari yarakamye, umuraba ukambwira ko wanereranye, erega nubwo nakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguyisayi. Mana waraje maze unkora ku mboni, urandamira unkura mu isoni. Ariko reka mbabaze, Yego. ubu bano bashiki bacu bari hanze aha, Yego. man, iyo ufite umunwa cyane cyane uri muri iki gisata cya music, man, biragoye ko wabaza umukobwa urukundo ngo azagira imbaraga zihakana. Ubu abakobwa babakunda, ubwo nyine mise manukiramo no ku kibazo nshaka kubabaza. Buri wese ndakimubaza ukwe, ariko reka ntibarize hamwe, buri wese aransubiza ukwe. Yego, nta kibazo. Abakobwa babakunda ubu bagira umubare? Ubundi iyo badirija bakoresha ibimenyetso. Hari ibimenyetso, hari 2 kuri 4, 4 kuri 4, hakaba 6 ku 8, bitewe n'icyo ushaka. Ariko indirimbo nyine iyo ikoreshwa, ndayikoreshaho ikimenyetso cya 2 kuri 4. Ugira gutyo uzamura utya, umanura. Buretse gato, ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo bigenda bitewe n'uko indirimbo igiye. Ugiye gukoresha ibimenyetso bya 2 kuri 4, 2 kuri 4. Banza udusubiremo ako kantu. Hari kangahe kuri kangahe, kangahe kuri kangahe? Hari 2 kuri 4. Iyi ikorwa ite? Uzamura hejuru ukamanura, ni gutyo ubundi 2 kuri 4. 2. Okay, 2 kuri 4. Ariko ubishaka kugira ngo biryoshye nyine bikore design nziza, ugira gutya. Bitewe n'ibyo uri gushaka. Utagize gutya ko nyine tatanga image nziza. Okay. Hakaba kangahe nanone? Hakaba 4 kuri 4. Aha. Iyo ugira gutya ukazanamo ukasubizayo ukongera ukazamuka, kuko ikimenyetso kigomba gusoreza hejuru cyatangiriye. Yego. Kuko ako kana ariko ni uvuze niko, man, ibi bintu urabizi koko. Hari ahantu naye nigeze gucamo muri ibi bintu, batubwiye ko amugani bitangirira hejuru kandi bigasoreza hejuru. Aha, iyo ni 4 kuri 4. Iyindi watubwiye ni iyihe? Hari na 3 kuri 4. Nayo ni ingi iyo ugira gutya. Urabona ko muri kimenyetso mo kiraza kikazamukira hahandi. Okay, twagiye. Ngaho turirimbire kuri iriya ndirimbo yawe unakora n'ibyo bimenyetso. Turakoresha 2 kuri 4 gusa. Okay, twagiye. Uhoraho
Geti w'isi n'ijuru nzakwamamaza mushimire muwo tungana murate musingize iteka. Wow. Sha ndemeye ni ukuri. Jao Jado Artist Official ku isonga. Mbanje kubasuhuza inshuti bakunzi ba Jao TV show, ngiye basuhuza nk'ibisanzwe ni Jado Artist Official, YouTube channel ni Jao TV show. Wowe umerewe neza aka kanya ndagira ngo uzamure ikiganza ushimire Imana, naho umerewe nabi kandi ndagusaba kudacika intege kuko hari impamvu Imana iba yatumye bigenda bityo. Ubuzima nuko bwubatse, ntabwo ari umurongo ugororotse, ni umurongo uvunaguye. Hari aho tugera hatambika, hari aho tugera hamanuka, hari aho tugera hazamuka, kandi niko havanzemo hanyerera, hari amahwa, hari amabuye. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation wisanzemo ako kanya. Mbanje gushimira rero abantu bakoze subscribe kuri iyi channel ya Jao TV. Muri inshuti z'akadasohoka, muri abafatanyabikorwa, muri abavandimwe, mbese muri umuryango nkunda. Abatarayikora nabo kandi bari kuyikora kano kanya, namwe mbahaye karibu, kuko iyo muhari uko muza muri benshi nimwe mutuma tubona ibyo dukora, nimwe mutuma kandi tuguma ahangaha, kuko mudahari ntabyo twaba dukora. Ntizimbye mu magambo rero, ngiye kwakira abasore babiri mureba kuri izi ndorerwamo za Jao TV show. Ku ruhande rw'iburyo turahabona umusore witwa, amazina ni Tuyishime Theoneste Titi aka Umuvumvu Bikipa. Ahantu haraza gushya. Ku ruhande rw'ibumoso tuhafite, murabona Byinyoro Fribert, usanzwe uzwi ku izina ry'Usitari na Mr. Phil. Ese muri n'abasitari muri nyamandakazi. Umuntu wakira abasitari ntabwo noroshye, bisaba kubyiyumvamo, ni mentally mu mutwe niho bikontororerwa. Physically na physically birahari ariko ntago biraba neza. Mentally muri abasitari ariko na physically uri kureba bucya ishusho byabaye, ubwo muraje mutwigaragariza. Ubu ntabwo turababona. Bikipa, muri make se niba mbyumva neza, ugira ubuki? Uri umuvumvu bya nyabyo cyangwa ni agatwiko? ndashaka kuzabaho ariko nyine ni agatwiko cyane. Ni umusista warebye filime yambonye ibintu nkora, njya kumva nyise Bikipa nanamusuze bamwita Kimana izanye Florence turigana. Wahise unagwamo? Oya nyine mufata nka sister ku ishuri, nta bikaze. Hari ukuntu ugira sister ku ishuri, ngira umunyeshuri nta n'icyo mupfana, ari ibyawe gusa. Inshuti bakunzi ba Jao rero, aha kuri Jao TV show tunyuzaho ama interviews agaruka cyane ku mpano z'abantu, tukanyuzaho ibiganiro by'urukundo, tukanyuzaho ibiganiro bigaruka ku buzima busanzwe. Aka kanya rero tugiye kwinjirira mu njyana yo kugaragaza cyane cyane impano, ariko tunaganira no mu buzima busanzwe. Bikipa mwabyumvise neza ko ari umuvumvu. Umuvumvu wacu rero turaza gukomeza gukoresha wenda Titi, ariko abantu bataza kumwitiranya na Titi Brown ni Tuyishimire Theoneste aka Titi, niwe dutangiriyeho. Nagiye nkumva mu buzima busanzwe ko turaziranye, tugenda tuganira gake gake, ariko nkumva
ufitemo akantu k'impano ukuntu byo kuba waririmba nibyo ugiye kutugaragariza, ariko wenda turaza kumenya byinshi bikwerekeyeho. Muri make ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, wowe ugira indirimbo zawe wanditse cyangwa se wanasohoye ziri hanze aha, bimeze bite? Ubundi ufite iyihe avenir ejo hazaza, wumva uteganya iki mu buhanzi bwawe? Bitewe nuko wenda ibyo kuvuga indirimbo nakoze isohoye yo ntayo, yego, ariko nyine nagerageje kwandika nk'umuntu, urumva ndacyari umunyeshuri, nta mafaranga yo kuvuga ngo nakora ibyo bintu, ndetse somehow bikajya binanca intege, nkabivuga ati se ubundi ubu tara yanjye niye ubu abari kuri Jaho TV ndaje ndaririmba indirimbo z'amoko abiri, nkora mwebwe muraza guhitamo muvuga ati wowe uzakomerezaho. Hari indirimbo z'Imana ndaza kubashyiriraho, hagira abatora bavuga ati uzakomereze kuz'Imana, hari iz'ifi, ubwo nazo muraza kumbwira mwebwe muzakora choice, mumbwira ati ubwo ni feedback yanyu nshaka nyine nk'abakurikiye Jaho TV. Uretse gato, wowe mbere y'uko bakubwira ngo turabona ibingibi ari byo ufitingamo cyane, wowe ubundi muri izo ndirimbo z'amoko abiri, gahorura gahoro usingizwa Nyagasani, uzuganze mu mitima y'abana bawe, ugamburuze ikinyoma hose, uhoraho mutegetsi w'isi n'ijuru, ndakwamamaza mushimire mu batungana, murate musingize iteka. Ubwumve iyo ni igitero na rufure nari nshyizeho ibindi biri. Wow kabisa. Njye nakubeshye bitari na brag, bitari no gukabya, nayo ntangiye gutwarwa. Ahubwo nanjye nukuri numvaga wakomeza. Noneho rero urumva nta majwi ye, nta instrument irimo y'umuziki, urumva ibaye iriho nka kwa kundi bakirigita piano, byaba ari akarusho. Iyo ndirimbo yitwa uhoraho mutegeka w'isi n'ijuru. Wow kabisa, aka ni akaririmbo ushobora no kumva cyagihe utuje uvuye mu miruho y'isi, uvuga uti reka nduhukire kuri aka karirimbo, kakujyana mu mavuta. Niko ye sha. Njyewe rero ntategereje ko muri comment bari buvuge ngo ibi n'ibi, ahangaha mbaye nguhaye credit kabisa. Nge nka Jaho ndayiguhaye, ubwo n'abandi baraza batubwira uko babyumva. Iyo ni gospel. Ubu ugiye kutubwira muri secular music, nabwo uri tayari cyangwa nturabiteguye? Okay. Ariko ndabaririmbira rufure kuko ubu ngubu nyine ni ubwenge buhangana, ushobora kuririmba byose ugasanga biteye ikibazo, ugasanga barayikwibye refure gusa. Ntacyo, ubwo niyikubitira mu ivi ureba ahantu haryoshye nawe uzi nyine. Ntacyo ndabaririmbira, nayo nizera ko irabakoma. Ndabyizera. Okay. Twagiye ndasa nk'uri kuvuga ku musista wenda usa n'uwakunze umutipa amubeshya, noneho muvugeho nyine nk'ibintu asa nkaho yambeshyaga nyine tu. Yego, twagiye warambeshye ndagutereta ndaseba. ugiye kubakebura we. Agiye ukira wasista ukunda bakunda twagiye dutangira nibaza nyine nkumubaza akabazo ninko turaba turi kumwe. Bavuga ko unatangatanga nanjye ntijame sere, uriya we ni Mariya kaba nyina wa Jambo, I don't know you Monsele, it's over the law of affairs, I don't know you Monsele,
It's over Zolofeye kamembaya ko Wow. Se urahangaye rwose noneho utujyanye no mu Bufaransa niba byumvise neza. None se yes okay rero urabona abantu bakurikira Jyaho TV harimo abize harimo n'abatarize cyane nka ba mama ba nyogokuru na ba sogokuru abana kwiga kera byari bigoye aho hantu ushyize mu rurimi rutari urwacu ndavuga ikinyarwanda ugiye kuvuga ijambo ku rindi ubasobanurire aha nashakaga kuvuga iki buri kose icyo navugaga yego mu rurimi abanyarwanda batumva bose baragerageza uririmbeho agace noneho se n'ubisesengura uvuga utaha nashakaga kuvuga iki ntari ndabikora okay twagiye hari ahantu bumvishe mvuga ngo bavuga ko natangatanga ntago ari ugutangatanga byo kuzenguruka ni ugutanga ariko utangatanga guha abantu unyanyagiza muri make nibyo nashakaga kuvuga muri make n'inzakibakwiza bavuga ko natangatanga nanjye ntija ubwo nyine nkamuhakanira jamais sere ubwo ngubwo ababimbwiraga ni abakobwa bagenzi be niyo mpamvu bakoresha iyo sere cyangwa se mansere ubu tuziko dukoresha basista nyine jamais sere uriya bavuga niwe Mariya umwe nyina wa Jambo cyangwa nyina wa Yesu njye niko mubona nyirwo niba nyiyeretse yego ni nkuko akavuze uti ntibishoboka basista ntibishoboka uriya we ni Mariya nyina wa Jambo okay ako karasobanutse nga nono y'umunsele ntabwo nigeze nkumenya muko itova zolofe ibyo twahuriragamo byose birarangiye itova ova yo kurangiza birarangiye ibyo ubwo afere zose ubwo ngo munsi nka mba namaje kumenya ibyo twahuriragamo ubwo nyine birarangiye niyo mpamvu karirimbye gutyo ndakeka ari ibyo aya byanze bikunze umuntu uzumva wabisobanuye gutya arasobanukirwa pe gusa rero none se wa muhungu Titi nukuri waririmbye gospel ndatwarwa ariko no muri sekira naho ndumva mbugiye mbuzaho mfata naho ndeka agiye kuba impyisi mbese ubu agaruka aragasiga mu gice kimwe mbese urashyiraho akaguru kano kazane hano byose ubyumvire rimwe byanze bikunze nubwo byose ari byiza ariko hari aho nakwisanga kurusha ahandi okay ariko ntumbaze ngo ni ubwo amatwi yombi ntumbaze ngo ni ahubwo njye mfite aho ndi bujye kurusha ahandi ubwo n'abandi nabo baraza bavuge bati rero muri gospel twamwumvise muri secular music twamwumvise ariko nashyira imbaraga ahangaha ubwo nanjye mfite aho nahisemo okay reka tube twimukiye kuri Firi yego Firi nawe ugiye hari music wumva iri hafi cyane ugiye kuduhereza nawe kugira ngo twumve uko bimeze yego yawe cyangwa y'abandi urebye ni y'abandi ariko ni akarimbo kagufi cyane muri make wowe uri umukunzi w'umuziki ndi umukunzi w'umuziki cyane yego umukunzi w'umuziki cyane ni ukuvuga ngo njyewe ni akarimbo kagufi ndi buririmbe gasa nk'aho navuga urebye ni nk'agakorasi urebye ariko kagufiya cyane ubwo nawe ni muri gospel yego we biraba bigarukiye aho cyangwa no muri secular urajyayo okay njye nsubikiye aho ngaho wenda cyangwa se bategura ko nibuze kumva ibigenda kujya muri secular music ako gace ugiye kuturirimbira yego nako kuyihe ndirimbo yande kandi ni ukuvuga ngo njyewe akarimo ngiye kuririmba nsanga nakumvishe mu gutwi gake gusa sinzi umuhanzi wako ariko nyine naragakunze nyine numva karanyubaza ubwo wenda nukaririmba turaza gukamenya cyangwa se wenda nikanaducanga bari
kuri abakurikira Jao TV wenda harimo abazakamenya banatubwira bati iyo ndirimbo yitwa gutya ni ya runaka. Okay, twagiye. Uvuga ngo indirimbo yitwa Jesus Remember Me. Yesu nyibuka. Yego. Okay. Ariko nuvuga ngo n'ubundi bisa nkaho ngumye kuvuga ku kantu gusa ariko mu buryo bugiye butandukanye. Nta kibazo. Watangira mvuga Jesus remember me when you come to your kingdom. Jesus remember me when you come to your kingdom. Jesus remember me when you come to your kingdom. Jesus remember me when you come to your kingdom. Bivuze ngo ngenzi bicyaho ngaho ariko bati Yesu nyibuka mu gihe uzaba usubiye mu bwami bwawe. Yego. Aka rero mwabahungu yambabwiza ukuri murashimishije pe. Ubundi biragora kubona abana bo mu ama generations ya vubaha yisanga mu bintu by'Imana. Ariko urabona nubwo wajya muri secular n'iki ariko murabona ko ku Mana kabisa. Ariko no gospel music buriya naho nakisangamo gake nkagerageza nyine kuri gospel ku ndirimbo cyane z'abahanzi b'abana b'abakobwa. Dutemoga akantu gatoya k'umuntu. Rero uraragabwira nanjye ndi umukunzi wa music nubwo ngewe ijwi ryanjye wenda ryananiye ariko uvuga ngo abo bahanzi ni Vestina Dorcas. Indirimbo yabo ni Ihema. Indirimbo y'Ihema ndayikunda cyane cyane cyane. Iyo ndirimbo niko bayisebo Ihema. Bayita Ihema. Twagiye. Okay. Ubw'intambara zazaga umusubirizo nabonaga kwambuka ari ihurizo, isoko y'indirimbo yari yarakamye, umurabo ukambwira ko wanereranye, erega nubwo nakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguyisayi, Mana waraje maze unkoraho ku mboni, urandamira unkura mu isoni, umwami utajya ubura uko agira, wowe unyisha umwanzi atagera, wowe ujya umanagura amarira, abakwiringiye bose urabimana. Wow. Amin, amin. Amen. Yewe. Ariko reka mbabaza. Yego. Ubu bano bashiki bacu bari hanze aha. Yego. Man, iyo ufite umunwa cyane cyane uri muri iki gisata cya music, man, biragoye ko wabaza umukobwa urukundo ngazagira imbaraga zihakana. Ubu abakobwa babakunda ubwo nyine mise manukiramo no ku kibazo nshaka kubabaza. Buri wese ndakimubaza ukwe, ariko reka ntibarize hamwe buri wese aransubiza ukwe. Yego nta kibazo. Abakobwa babakunda ubu bagira umubare. Okay, byanze bikunze ngo ndabanza ari ngiye gusubiza ko mise byumva kare. Ni ukuvuga ngo abakobwa badukunda ntabwo dushobora tutazi umubare, ariko abo dukunda turabazi. Ni imbarwa. Bivuze ngo nawe nubwo ashobora kurenga umwe, kuko yarenze umwe urumva igihe waba watatu n'icyango cy'Imana. Yego. Oya nazo wowe ko numva ushaka gupfobya ba bantu bavuga ngo bagarira yombi, kuko ntuzirizera n'izarumba. Wiringiye umwe mani bikarangira yego aguteye uw'inyuma. Ni ukuvuga ngo icyo gihe aguteye uw'inyuma kwiyakira kuvuga ko byakira kwadura ko wikundira cyangwa etage zirahari.
ya etaje zo nazo ntazo ukoze zihari urumva baba barenze umwe baba barenze umwe gasaba kuba mbese bivuze ngo niba wisanze urukundo uyu n'uyu hagati aho ngaho ushobora kuza kubura umwe ukavuga ati nkomezanye n'uyu ariko nk'ati iyo wibereye cyane cyane mu gakiza wikundira Imana wikundira umwe aba akunyuze mbere ugiye no kuvuga ati aragiye ukihangana ukakuvuna ariko ukazabona n'uyu AKATT nawe ni kubyumva cyangwa nawe ufite ubundi buryo ubyumva ahubwo se hari ikintu ngo kinshanze wasanga batanakunda we ubwo haba hari unkundara kananye bwa ngo naragurumye ntabwo yabura kuko ukuntu hogoza muri gospel nakumvise muri secular music nakumvise man maze nanjye ubwanjye mbaye ndi umukobwa ubundi ahubwo nuko bigorana ko umuntu yakwisabira urukundo ariko ubundi ndi umukobwa pe navuga nti Imana imfashije uriya muhungu basi kangeraho ariko rero abaye hari ntari biyanabimbwira wese nge nemera ko buri wese bitewe n'ubwo yumva yavuga ikintu cye ariko nanone tugiye kuri icyo ngicyo waruvuze ubwo ntaze ngo abankunda barihe nge se uko ntakunda barahari nkunda yego ariko kubera impamvu zanjye nanjye bwite ntari bubwire uwo ari we wese nyine ubu ngubu ntawe uhari ariko nta n'impamvu ariko urimo gucangacanga aho ati barahari nkunda barahari nkunda ntawe ndabwira ntawe urabwira wese nawe ntukunda ntamutima ngira ibyo birumvikana aka wenda tube tukavuyeho kuko urumva muracyari n'abana bato hari intumbero mufite aka kanya nta nubwo mwajya mu bintu by'inkundo cyane ngo mubitindemo mubimariremo umwanya wanyu wose ko urukundo imyaka murimo nanjye nayinyuzemo iyo urukundo uruhaye umwanya munini hari ibyo rubangamira reka wenda iyo puwe tube tunayiretse AKATT usibye impano yo kuririmba ahangaha kuri Jyawo TV show ni kuri bandebe ni kuri bambone ni ukuvuga ngo uzabonwa iki kiganiro kizabonwa n'abantu benshi batandukanye niyo mpamvu ngira ngo ubwire abantu ibyo ushoboye hari abazagutumira mu bitaramo hari abazagutumira se wenda babwire ibyo ushoboye kwanza ibintu byo nshoboye mwabyumvishe ibyo nkunda nako nere kubyita ibyo nshoboye ibyo nkunda kuririmba byo biza ku mwanya wa mbere kuko no mu kiriziya ni twa muntu bita metere dosha uyoboye indirimbo atanga ibimenyetso ubwo urumva kuririmba byo ndabikunda ni ibintu bya nyabyo se uri nyambere hariya korali kugenderaho ntanga ibimenyetso mbereka ko bigenda sure nibyo nkora ikindi nkunda ni ibintu bijyanye no gukina amafilimi amakomedi mba numva nabikora nyine usibye ko nyine ntawe kubikorera cyane cyane ko no mu cyaro biba ari ntahahari wabikorera yego gusa mbonye opportunity niyo yaba ntoya se nabyita nk'uwangirira favere akampereza ubwo buryo nyine mba numva nabikora ikindi ngewe nzaguha platform ubundi ugaragaza ibyo ushoboye nta kibazo ikindi nkunda bitewe n'uko n'ibyo niganye nikundira ibintu bijyanye no kwandika numva nakandika utuntu tw'udutabo cyane ko hari na competition nigeze kujyamo nubwo wenda nta cyavuye mu Kigali babita andika Rwanda n'iby'abanyeshuri yego nagerageje iyo nyine ibintu byo kwandika nabyo ndabikunda cyane numva nazandika rimwe n'akantu nanjye k'agafilimi cyangwa z'agakomedi nanjye nkagashyira hariya nkavuga ati dore ibyo nakoze kabisa nk'uko n'indirimbo niyandikiye ibi nibyo niyandikiye ntawe yandikiye idea yanjye yaraje ndayikora yego ndandika birakunda numva nazandika nyine mbonye amahirwe naho ndukoreramo
bumva wakwandika ubwo ba bantu tubwiye ko wakwandika nka filime nyarwanda, nka filime wayandika, indirimbo, ibitabo n'ibindi. Ubwo iyo mvuze n'ibindi hazamo ibisigo, ibisingizo, amapoeme, ibintu nk'ibyo, imivugo. By'ibisigo, ibisigo ndabikunda cyane kuko nyine niga ubuvanganzo no mu busanzwe. Niga ubuvanganzo ndabikunda, ariko nyine byo sindabikora, sinzi ko nabishobora. Ntacyo urumva nabyo wagerageza. Aha inshuti bakunzi ba Jao TV, rero abantu bifitemo impano yo kuririmba ariko batashobora kwiyandikira indirimbo, abo nabo barahari. Akaba yajya hariya akaririmba ibintu byanditse ariko watabikompoza. Turaza kubasigira nimero za Titi. Ntufite telefone? Telefone irahari, nkoresha irahari, itari yawe. Icyo kirafeyirinze. Ariko turasiga nimero zacu nka Jao TV ku buryo uwakenera umwe muri aba bahungu yatunyuraho tukabakonekita. Firi, nawe rero ugiye kutubwira ibindi bintu wisangamo cyane nyuma y'uko ukunda kuririmba. Ugiye kureba usanga ibintu nisangamo, usiba ngo nyuma yo kuririmba n'ubundi ni uruhererekane. Ubundi ni ukuririmba, kubyina nabyo nabikoraho gake, ariko ubundi kuririmba, uyu mushuti wanjye yavuze ko usanga akunda kuririmba nawe wo mu kiliziya, cyane cyane muri Maître de Chant. Bivuze ngo nanjye mba ndi muri bari abantu rero harimo kugira ute kuderetinga. Nawe uri umukatolike? Naririmba muri kwa imwe y'ikigo bita BSA. Aba BSA nabo ndabasubuje aho bari hose. Best singer Diadem. Big up. Ubwo nanjye mba ndi muri abo bantu nyine arimo mbese guha bagenderaho mbere. Yego. Nshuti bakunzi ba Jao TV, rero hano kuri Jao TV nk'uko duhora tubigarukaho, murumva tuvuga ku rukundo, ku buzima busanzwe, tukagaruka ku mpano z'abantu zigiye zitandukanye, tugatanga kandi platform ku muntu ufite ikintu ashoboye ariko cyagira icyo kimarira sosiyete, yaba inyarwanda n'abandi badukurikira bari hanze babasha kumva ururimi dukoresha, cyane cyane ko dukoresha ikinyarwanda inshuro nyinshi. Ujya gutera uburezi arabwibanza, kandi nanone ngo ijya kurisha yihera ku rugo. Ntabwo twahita dushyira mu ndimi z'amahanga kuko audience dufite nini ni inyarwanda. So mudukandire subscribe rero, abatarayikanda, abayikanze kude chapeau, muri inshuti z'akadasohoka. None ubwo twamaze kumva uko muririmba, twumva n'ibindi mushoboye. Titi ati nanakina n'amakomedi n'amafilime n'ibindi. Firi nawe niwe ngiye kongera kubaza, ese gukina byo wowe ntabwo ubyisangamo? tutagiye kure cyane, aho kantu gasa n'aho kari kanyisobye. Ndagukanguye. Urankanguye, nawe nyine uranga urimo kumbaza ibibazo n'ibyo bibashe no kunyibutsa. Ariko ubundi nanjye gukina filime ndabishoboye, izo komedi nyine. Kandi byongeye hari n'ikindi kintu nibagiye kubabwira, burya urubyiruko ruri hanze aha nshobora no kuba naruhugura ku myitwarire, bakaba babasha kujya mu murongo neza, aho bimeze nabi mbega nkabagarura bigakunda. Babita baki? Abakangura cyane. Abakansara yaba ari ni umujyanama mu mico no mu myifatire. Nibyo ngibyo. Ubwo urumva ko ako kantu ni sawa cyane. None Titi, tukugarukeho. Mu buzima busanzwe tugira inshuti, tukagira abavandimwe, ariko wenda nihutishije ubuzima buri hanze aha,
busa nkaho bugoye ku mpamvu imwe cyangwa se iyindi. Ushobora kugorwa n'ubuzima kubera ko nyine ari uko byanditse. Hari ibintu byagiye bitugora ugasanga wenda n'imyigire yacu ntigenze neza bitewe na famiye zacu wenda twavukiyemo n'iki, ariko ndaza kwihutisha nkubaze nti mu buzima busanzwe ni iki cyakugoye cyangwa se cyakubabaje uyu munsi uvuga uti iki kintu itariki cyabereye n'iki ntabwo nshobora kubyibagirwa? njye mu buzima busanzwe n'ubundi icyambabaje cyane bitewe n'uko mbana n'umukecuru, bitewe n'uko nari mfite papa aza kugira icyo aragenda nkifite nk'imyaka nk'itatu, noneho agiye nyine urumva twasigaye mu buzima buri danje cyane, buryo nyine mu marangamutima samuhamba numva wayara ukuntu sa n'uwangiritse mu marangamutima nyine. rimwe na rimwe hashaka undi bugiriye nko mu kuririmba nkareba ko hari ukuntu byamfasha nyine, ariko nyine urumva kuba hari ubuzima bw'isi nabayemo mfite imyaka 3 kugeza ubu ngubu ngana gutya, n'ibyo byaransenye. Ikindi gihe cyambabaje bitewe n'uko mama yambunikiye, hari umuntu twabanye mu mumebe umwe, sindi bumuze kumenshoninga kugira bitagaragara nabi kubw'umutekano. arangije arambwira ati ariko se sha, ubwo nyine nari nogeje yamaye agateremusi ngo nkoze ndakoza urubyumva. Icyo gihe ndumva nari nigaga primaire nko mu wa 4. Teremusi yenda yozana amateremusi ya gisirimu ukuntu hejuru nsigaho ibintu by'ibikoma. Arangije arambwira ati ariko se sha, wabikoze by'ubwana. Ariko se sha, dore wavukiye mu mwanda n'ubu ngubu umwanda urawusazanye. Mbese ubwo urumva yarasa nkaho ashatse kumbwira ko ubwo mama se yandereye mu mwanda, mama wanjye se ari nk'umwanda. Sinzi uburyo nyine njye icyo gihe yabimbwiye kera, ariko n'ubu ndabitekereza nyine mu mutwe yaranyangiye. Nicyo kintu cyambabaje, ariko bitoze ko ari n'ibyanshimishije. Ubwo n'ubundi nanjye nangiye guhita nimukira ku kintu kimwe cyangwa se bibiri byagushimishije kurusha ibindi mu buzima ku myaka ufite ubu ngubu. Muri iyi si buriya ikintu kinshimisha n'ubu kinshimisha, niyo mama yishimye. Niyo mama wanjye yishimye, mbega byose mba mbifite n'ubu nyine yakoresheje uko ashoboye, kuko mbere ho ngo bari batunze njye simbizi, ariko nyuma y'uko ubwo nakita papa agiye, ntabwo mama yigeze yadutererana ngo ashake kuzana we n'undi mugabo mu buzima bwacu. Wenda sinzi uburyo yabikoze ko yari akiri na muto, yashoboraga ko yanashaka undi, nawe aremera ararwana ngana ukunganye mvuye ku myaka 4. ubwo nawe wumve kuba ntazi data mu maso. Iyo mama yishimye nyine mba numva njye mba nakize, ibyo wazana byose, ibyo wakora byose mba nishimye. Ikindi gihe nishimye, uwo mubyeyi nanjye muhaye credit n'ukuri. Ikindi gihe naba narishimye ni umunsi natsindaga sinatsinze ngo mpasinge ku manota menshi, bitewe wenda navuye primaire bitewe n'ibibazo by'urugo bya famiye, mba mvuye mu ishuri imyaka myinshi, ngaruka mu ishuri ari ugufonda ibintu bishya, nta n'ikintu nyibuka no gufata ikaramu ntakibyibuka. none kubw'amahirwe nyine inama y'urwo y'Imana ibashaka kwifuranira umuntu. Mu wa 3 mbanyuze ndatsinze. Mana yanjye nanujuje amasomo 2, nujuje geo n'interprète 6, kuko na 6 kuzuza ubundi. Nduzuza gutyo byaranshimisha nabwo ntsinze. Ibyo nibyo bintu ntabwo binshimisha cyane. Kude chapeau kabisa kuri wowe. Aha Fili, ubwo ni wowe tugezeho. Nawe ujye kutubwira ikintu kimwe cyangwa se bibiri, nturenze bibiri, kugira video wenda itazarambirana, cyagushimishije kurusha ibindi mu buzima, ibyo umaze kubona. Ikintu cyanshimishije ubwo hagati aho nakabaye ndubera ku cyambabaje, kugira icyanshimishije gisa nkaho gikurikiranye n'icyo. Hera ku cyakubabaje. Ni ukuvuga ngo nanjye mu myigire yanjye niga senior 1 up to senior 3. Senior 2 naje guhura muri ikibazo, hanyuma
nsa nk'aho ahubwo naje kujya mu rukundo n'umwana muto ariko uruta turi kureva imwe ku myaka nanjye nari nkiri muto urumva senior 2 up to ngundi muri senior 5 urumva nari muto cyane hanyuma rero uwo mwana turakundana nzaguha n'ikibazo cyo kuvuga ngo hari undi mwarimu nyine watwigishaga usaga nk'aho ari n'umupapa we kuko yari akiri umusore yego hanyuma utambwira ko mwamugonganiyeho yewe bitindaho ni ukuvuga ngo nyine uwo mwana yagaragaye nk'aho akuze nawe w'umukobwa ariko nyine kwa kundi cyane kivumbuka urumva we yararebye abona ko wenda bashobora kuba bajya mu rukundo aramukunda nyine biri aho arangije urumva yaje kumenya ko umwana n'uwo mwana nawe yamukunze ashaka ibyo kugira ute kuba yangendaho mbe namuvaho hanyuma yikomereze gahunda ye nuko rero njyewe dusoje senior 2 ubwo haje kuba akantu gato gatuma njya mu mujyi Kigali wagiye ngiye gutemba icyo bisanzwe ariko njye nari saa 5 twarafunze igihe cyo gufunga tuje mu gatatu umwana yiga senior 1 niga senior 2 hanyuma nsanga umwarimu yabigiyemo neza cyane nsanga gahunda ihari ari ukugira utari kunyirukanisha ku ishuri kugira ngo ase nk'aho utazamubangamira kugira ase nk'aho yakomereza gahunda ye naraho gusa nyine na business ko uwo mwana nkunda avuga ati bizayaruka gusa ko uwo mwana we yigize abimbwiye bivuga ngo nanjye ntabwo nari nzi ikintu ndimo hanyuma ngiye nyine bakomeza mvuga ati sira mwana dupiki abandi bagenzi be ati mupiki bakamushyira nyine bakaganira bakubwira ati ibi ngira akamufita injuga akababwira ibintu bitanumvikana naje kuva i Kigali ngiye senior 3 ni ukuvuga ngo naraje icyo gihe hari directrice yari umudamu nyine w'umuyobozi mu kigo yego arangije we ndagenda nsaba imbabazi urangije ibyo gukuturanya n'imbabazi nsaba imbabazi ankubita igihano cyo guhinga umurima ndi kubagarira imboga uhanirwa iki se ubwo nahanirwaga kuvuga ngo natinze kuza ku ishuri ariko mu gutinda ubwo mwarimu naje karahubwo aranyiruka namara igihe ndi mu rugo umwarimu afite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwirukana umunyeshuri bitanyuze muri administration y'ikigo ni ukuvuga ngo aho ngaho bitewe na respect umwarimu aba agomba guhabwa washobora kugena ko uhabwa weekend yego akaza kwa discipline hamwe atandikira uyu mwana yansuzuguye ugiye utashye atari kuri iyo mpamvu yuko amusuzuguye yego nuko rero bamajyano ndahakora aho hantu mfite n'inshuti nyinshi ziramfasha turahakora ariko icyo ngamije kugeraho nuko nshaka kubwira yuko nyuma nakomeje kuturanya ndiga mu gatatu ndahasoza maze kuhasoza ndi senior 4 ubwo mwaka umukobwa yari yarabimishemo gusa ko wenyine akaginyeka yuko nkunze yego yarankunze nabibonaga ko nyine ari mukunze arangije ahubwo niga senior 4 isa naho nkahisoje saa 5 nayo yaranumiye ati ndashaka ko duhura ukakubwira ibintu mbega nagurisha wa musisi yego twarahuye ambwira byose ambwira ko hangayitse kubera nyine ibyo kubera we hanyuma umwarimu akangendaho cyane kuruta uko yumvaga ko nava no mu ishuri yego ubwo rero yaje kubinganiza arambwira ati byagiye bitya bisori bati nyine kwa kuri mukunze abati nakundi bigomba kugenda ndihangana ariko nkaza usanga n'umuryango wabo usa nkaho utanyiyumvamo yego umuryango wabo w'umukobwa ntabwo anyiyumvagamo ariko barakomeza arankunda barakubita biranga ariko nyine birangira baje kubireka ariko nyine nawe yaje kuvuga ijambo ribi numva rambabaje nyina yaje kuvuga ijambo ribi cyane hagati yaje kumenyana n'uwo mwarimu ahubwo yego nyina yaje kumenyana n'uwo mwarimu barangije ubwo nyina aza kuvuga ijambo rivuga ngo aturiya mbona nawe vaturiya mbona kariya mbona karakabwa ntacyo kazigezaho none umwarimu yiyungamo ati uko byagenda kose uriya n'imbwa ntashobora kwiyunga azasoza umugore w'umukobwa iki kintu cyambaje rero ubu nanjye nicyo gituma niga cyane kugira ngo mwereke yuko byari ngombwa ko ibyo kubivuga ntabwo byari ngombwa ariko icyo yavuze kitagezweho aba nahise mfite amasomo nasoza kabisa n'ubundi ngo kwihorera kwiza ni ukuba umugabo ukagira aho wigeza kuba bikabera mu maso y'abatashaka ko hari aho wagera
uko niko kwihorera kwiza cyane rwose. Ubwo rero kikaba ari nacyo kijyanye ihangane kabisa kandi n'iki kintu cyane cyanshimishije. Nuwo ikintu cyanshimishije cyane rero nuko aho ngeze ubu ndashobora gutekereza kuvuga ngo ibyo bavuze ese koko biracyakomeje. Ibyo byararangiye nabikansorinze ngo ngera mbikosora bivamo ahubwo nzamuka mu ntera ko batakiza ko nagera. Yego. Wa mukobwa we ni wo mwarimu iherezo ryabo byaje kugera gute? Iherezo ryabo ni ukuvuga ngo umukobwa we yarankundaga yaje kugira gutya ahita nyine nawe ishuri bahise urumva byanze kunze byarangaga amubwira ati I love you, umukobwa ati never. Urumva yaje kugira ate yarushajijwe uko bigenda kose mukora kuri date nawe aratara. Akose yarayiretse rwose kigize guhura muri yajya no ku kindi kigo. Baraza kumujyana aho yashyirwa ariko nyine biza kurangira ari umunyarwenya n'umukwiye. Nava no mu myigire ntabwo byari neza cyane buriya nawe. Yego. Biza kwanya bivuyemo ajya muri TVT nyine gusanzwe. Wow. Ntacyo. Ikibi nuko yari kuba yariretse gutyo tu. Nawe yaretse gutyo. Biza komeza n'umwuga we ubu baranakora. Rero kuri hari story wumva ukumbira babaje umuntu ni umurezi atangiye kujya mu bintu by'inkundu zirabo zidashinga zitafite n'icyo we yari abifitemo inyungu kuko yashoboraga no kumugusha ukajya banaryamana n'iki ariko urumva bikagira affection ku myigire y'uwo mwana no ku yawe. Urabona nk'icyo weekend yagusabiye nta makosa urimo ntaki n'ibibazo cyane. Tugiye gusoza rero iki kiganiro bitewe n'ukuntu kiryoshye. Hari ukuntu umuntu ashobora gutwarwa akisanga cyafashe n'amasaha 2 ariko tugiye gusoza mbabaza ikibazo buri wese aragisubiza mu buryo bwe, sibyo? Bitewe n'uko umwe ari bugisubize ashobora kudahuza na mugenzi we ariko tugiye kumva uko bimeze. Ikintu ushobora kubutekereza gihora mu bwihisho cyoroshye kandi gihora gitose ni igiki? Iki kibazo wagisubiyemo ko nacyumvishe neza we. Okay, umuntu mugenzi wanjye ndumva nase nkaho ari ubanza. Ngewe ndumva hari agasimba kaba mu ifumbire bakunda kwita ikinyamurondorero. Nicyo gisimba gishobora kuba gihora mu bwihisho kereye ari umuntu ukikuriyemo cyoroshye. Nicyo cyoroshye gishobora kuba gihora mu bwihisho. Ongeraho ko gihora gitose. Nacyo kiba kinatose, gifite umubiri usa n'utose mu kuntu. Sure. Firi ongera ugerageze. Icyo kintu gihora mu bwihisho kandi cyoroshye kandi gihora kinatose. Yego. Ariko si ikibazo ngo wibereze nanjye kirihishe kiroroshye kandi kiratose. Ikibazo ngo inshakoze ni kimwe. Gitegura igisubizo cyawe. Igisanga kiri mu ntegure. Guhora gitose bivuze ngo n'amazi arajejeta akivamo cyangwa se gihora gitose ubwacu kugikoma mu gikoni. Kinatose pe ubibona ikintu gitose nyine gitose pe. Iyo ikintu gitose nyine ntabwo kiba cyumutse birumvikana. Yewe hanga urahamejeje. Okay. None reka nse nubakopeza. Urabona umubiri w'umuntu sibyo ugira ibice byinshi. Noneho ndashaka ikintu ku muntu cyoroshye gihora mu bwihisho kandi gihora gitose. Nabakopeje pe ku mubiri w'umuntu. Yego.
kamita y'imvuga ngiye icyo ndi gutekereza. aha ubu nibyo nshaka. Okay. Ngo icyo ndi kuvuga ngewe gihora gitose kandi gihora mu bwihisho. Gihora cyihishe kandi kiroroshye. Ndabona ari ururimi. Tekereza. Icyo ndi kubona. Muri komenti abakurikiye kino kiganiro nabo batubwire niba ari byo koko cyangwa hari ikindi batekereza. Mwebwe muhurije ku rurimi. Aho hasi muri komenti bakunzi bajyaho TV show namwe mutubwire. Iki kiganiro rero tukirangije ku mugaragaro, cyari cyiza, cyari kiryoshye. Njyewe narijyaho nk'ibisanzwe nimvuga jyawo wumve Jado Artist Official. Nkaba nari kumwe Tuyishime Titi aka Titi na Philibert Byiringiro aka Firi. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakurikiye kino kiganiro, namwe kandi ndabashimiye kubwo kwemera ubutumire hano kuri Jyawo TV show. Ndabakunda cyane hamwe n'umuryango mugari uri hano kuri Jyawo TV show. Love you so much and ciao ciao, hasta la vista. Jyawo Jado Artist Official ku isonga.